Bakunze Birangiye update pro ikaze muri episode ya 4 y'inkuru twise impeta y'ikinyoma. Episode ya 3 yarangiye amatsiko yabaye menshi. Muri yari yabashije gukoresha telefone yohereza ubutumwa kuri Instagram, ariko igihe ataramenya ko ubutumwa bwageze kuri Patrick wari wabashije kuba ari online, yumvishe ibirenge bimanuka biza muri basement ya Eric waruje gushaka telefone. Muri yahise azimya telefone yihuta cyane maze ayihisha munsi ya matera. Eric aramubajije ati telefone irihe? Gusa Imana yakinze akaboko, indi telefone Eric yari afite irasona. Eric yagize ngo n'umugore we Sara uhamagaye maze azamuka yihuta ajya kwitaba telefone. Kuri uwo munsi kandi mu butumwa Muri yari yohereje abantu bose bari online. Umwe muri bo witwa Patrick yahise amusubiza, maze Muri amuhandikira ubundi butumwa amusaba gutabarwa. Patrick iryo joro yari adasinziriye, yahamagaye inshuti ye y'umunyarwanda ukora muri polisi Toronto muri Canada ngo bafate IP address yaho ubutumwa bwabo. Nyamara ikibazo gikomeye benshi mwibajije muri commentaire kiragira kiti: ese ko Muri yahise azimya telefone, Ikoranabuhanga rya Polisi ya Canada riri bushobore kugerageza kugera ku nzu ya Eric kandi telefone yarazimijwe? Ese Muri ashobora gutabarwa? Igisubizo kuri iki kibazo kiri muri iyi episode ya 4 y'iyi nkuru impeta y'ikinyoma. Ntucikwe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Legend Update Pro ukaba utaranakanda subscribe, wakora subscribe kugira ngo dukomeze kujya tubana mu nkuru zitandukanye tunyuza kuri Legend Update Pro. Niba dusanzwe tubana wakanda like kuri iyi nkuru ndetse ukayisangiza n'abandi. Ubwo byari saa 9 z'igicukurwa hagati mu ijoro muri polisi Toronto mu ishami rishinzwe gukurikirana ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga. Umusore w'umunyarwanda witwa David ari nawe inshuti ya Patrick yari yicaye imbere ya mudasobwa 3 nini cyane. Patrick nawe ntiyabaga ku murongo wa telefone, mbese byari nkaho amuhagaze hejuru amwinginga ngo tabara Muri, kora ibishoboka byose turebe ko Muri yatabarwa. Nyuma yo kugerageza byose bikanga, David yaje gufata bwa butumwa bwa Instagram maze abushyira mu cyuma gikurikirana imiyoboro. Ariko nabyo mu kanya nk'ako guhumbya, kuri screen ya mudasobwa hahise haza ikimenyetso cy'umutuku: connection lost, device offline. Bivuze ngo telefone ntiri ku murongo. Patrick yarongera ahamagara kuri telefone. Nkuko byari byagenze iryo joro ryose, Patrick yarongera aramubaza ati David, bimeze bite? Amakuru aravuga iki? Ndakwinginze mbwira niba hari icyo wabonye. Uriya mwana ari mu kaga gakomeye cyane, kora ibishoboka byose abashe gutabarwa. David mu ijwi rya gipolisi rituje ariko ririmo icyizere yagize ati Patrick, humura, we guhangayika. Icyo nabashije kubona nuko telefone yazimijwe, ariko burya dufite irindi koranabuhanga riradufasha. Ubutumwa Muri yohereje bwasize digital footprint. Hari digital footprint buriya ubutumwa bwasize ku munara w'Iroja hano i Toronto. Umunara wanyuzeho ubu butumwa uranyereka ko buvuye mu gace k'inkengero z'umujyi, ndetse n'umuhanda nabashije kubona. Ngaho mu minota 10 gusa ndi kureba ingo zose zikoresha umuyoboro wa wireless ubu butumwa bwoherejwe bunyuzemo. Bakunze Legend Update Pro, mu gihe David ari gushakisha muri systeme, tugaruke muri ya basement yo kwa Eric Muri yabagamo. Muri yarapfukamye hasi, amaso ye yarahindutse kubera kurira bidashira. Umubiri wose warahindanye kubera ubuzima bubi, imbeho ndetse n'inzara.
noneho nyuma yo kohereza bwa butumwa kuri Instagram ntiyari akibasha gusinzira, kandi mwibuke ko byari bigeze mu ma saa 9 y'ijoro. Mwibuke telefone yari yahise muri matera, yangaga kuryama kugira ngo hato urufunguzo rw'ubuzima bwe ariyo ya telefone tutaza kwangirikira. Muri yari masenga mu mutima we, yinginga Imana ati, Mana y'u Rwanda, Mana yakuye Abisiraheli mu bucakara bwa Farawo, niba ubona agahinda kanjye, niba ubona uburyo Eric n'umugore we banyambuye ubumuntu, ndakwinginze untabare. Niba ubutumwa nanditse muri iri joro bwarageze kuri Patrick, Imana akora igitangaza. Niba kandi urupfu ari rwo runkwiriye bakwipfira kuko ndananiwe. Nyamara mu gihe merasenga gutya mu nzu kwa Eric, ibintu byari byahinduye isura. Eric yari arimo amanuka mu muryango, ariko none isindwe ryamushizemo neza neza. Wa mugore we Sara yaramuhamagaye amubwira ko ibirori by'Imontreal byarangiye kandi kagiye kugaruka i Toronto saa 9 za mu gitondo arabahageze. Eric yibutse ko ya telefone ye n'ubu ataramenya amakuru kuri yo, ariko agamye ndashidikanya ko ari Muri Zahiri. Eric yahise afata umwanzuro ko agiye kumanuka muri basement, agafata Muri akamukubitiza akabwana kugeza amuhaye amakuru kuri iyo telefone. Mu kanya gato urusaku rw'ibirenge bya Eric rwatangiye kumvikana. Eric yarimo amanuka muri basement. Muri yahise ahagarika gusenga, umutima we urasimbuka. Eric yafunguye urugi rwa basement n'imbaraga. Urugi rwarasakuje cyane, maze abakandagije ibirenge bye mu cyumba imbere ya Muri. Amaso yari atukuye cyane. Ikirenze kuri ibyo yari afite n'icyuma bakoreshaga mu gikoni mu ntoki ze. Mu ijwi ririmo ubugome bukabije, Eric yagize ati, Muri, umwanya w'imikino warangiye. Sara ari mu nzira za, kandi ndabizi neza ko telefone ari wowe uyifite. Niba utayimpaye ubu ngubu, ngiye kukwereka icyo polisi ya Canada ikora ku bantu badafite ibyangombwa. Wabibonye ko ufite n'icyuma mu ntoki? Muri ako kanya, nyuma y'amasegonda make cyane Muri ataragira icyo asubiza, Eric yahise amufata n'imbaraga amukubita ku rukuta. Muri yaraboroze cyane, ariko ntiyavuga telefone ahiri. Eric yahise akubita Muri urushyi rwo mu maso. Muri yavuye amaraso menshi cyane mu mazuru no mu kanwa. Eric yamaze kubona ko Muri yaguye hasi ari no kuva amaraso mu mazuru no mu kanwa. Eric asa n'uwiteguye kumukandagira ku mutwe ngo awuturitse. Ako kanya byari bimaze kuba mu masaha ya saa 11 za mu gitondo. Nyamara Eric yari azi ko urwo rwe rwamaze kugotwa na polisi. Mu gihe ibyo byose bikiba, Eric atarakandagira umutwe wa Muri, yagiye yumva ijwi rya megafone ririmo igitsure rigira riti, Toronto police, open the door right now, open the door. Polisi ya Toronto, fungura urugi, inzu yawe yagoswe. Bakunzi ba Legend Update Pro, Ikoranabuhanga rya Polisi ryari ryakoze akazi neza. Wa munara uri wabagirije neza ku nzu ya Eric. Uyu Eric yarebye Muri uryamye hasi mu maraso, areba ku nzu yagoswe na polisi, atangira guhinda umushyitsi. Nta mbaraga
nanjye Eric yaragize. Eric yahise atangira kwiruka ashakisha aho yahungira mu nzu. Ese Eric yaba agiye gufatwa agahanirwa ubuhemu n'ubucakara yakoreye Muri? Ese Sara nagera mu rugo rwabo agasanga rwakozwe na polisi arabigenza ate? Ese Muri yaba agiye kwitabwa ubutabera cyangwa hari ikindi kigiye kubaho muri aka kanya kuri Muri? Ntimuzacikwe na episode ya 5 izagera kuri Legend Update Pro wa 2. Nibutse ko niba ari ubwa mbere ugeze kuri Legend Update Pro wakanda subscribe. Niba dusanzwe tubana iyi nkuru wayisangiza abandi. Tuzasubire mu zindi nkuru turi kubategurira. Iyi ni Legend Update Pro. Mwakoze kubana natwe.